Kuwa 25 Ukuboza isi yizihiza Noheli, umunsi uzwi nk'uw'ivuka rya Yezu Kristo. Ariko inyuma y'ibyishimo, amatara n'indirimbo byuzuye umunezero, hari urujijo n'amayobera make abantu batabasha gusobanura byoroshye. Ese koko Noheli ni umunsi nyakuri w'ivuka rya Yesu, cyangwa ni umunsi watoranyijwe hashingiwe ku yandi mateka n'imigenzo ya kera y'isi? Noheli ni umunsi mukuru wizihizwa kuwa 25 Ukuboza buri mwaka n'abakristo benshi ku isi hose mu rwego rwo kwibuka ivuka rya Yesu cyangwa Yezu Kristo. Uyu munsi nubwo ufite ishingiro rikomeye mu iyobokamana, ufitanye isano n'amateka ya gipagani yagiye ahuzwa nuko kwizihiza uyu munsi byagiye byaguka no gukwirakwizwa mu mico itandukanye. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya havuga neza ko Yezu Kristo yavukiye ku itariki ya 25 Ukuboza. Abashakashatsi benshi bagaragaza ko itariki ya Noheli yashyizweho mu kinyejana cya 4 nyuma ya Yesu mu rwego rwo guhuza kwizihiza ivuka rya Kristo n'indi minsi mikuru y'imico y'abapagani yari imaze iminsi izwi cyane mu Baroma. Hari amavu n'amavuko y'itariki aturuka ku munsi mukuru wa Sol Invictus, iri ryari izuba ridatsindwa, umunsi wizihizaga izuba mu burengerazuba bw'Uburayi no mu burasirazuba bwo hagati. Sol Invictus wizihizwaga n'Abanyamisiri, Abagiriki n'Abahinde, aho izuba ryahabwaga icyubahiro nk'ikimenyetso cy'ubuzima n'imbaraga. Kuwa 25 Ukuboza byemerwaga ko ari bw'izuba ryatangiraga kongera kubengerana nyuma y'igihe cy'ubukonje bwinshi. Hari kandi Saturnaliya. Abanyaburayi by'umwihariko Abanyaroma bahimbazaga umunsi mukuru wa Saturnaliya wagiraga ibirori by'imyidagaduro, guhana impano no gusangira hagati y'imiryango. Uyu munsi mukuru wabaga hagati y'itariki ya 17 na 23 Ukuboza, ndetse ibirori byawo byakomezaga kugera ku mpera z'ukwezi. Ibi ntabwo mbizanye ngo ngira abo nkomeretsa cyangwa nangisha Noheli kuba yemera, kuko nanjye ndayemera nk'umukristo. Ariko nanone aya mateka rimwe na rimwe asa n'ari mu bwiru n'amabanga bidashyirwa ahagaragara, ndetse no kudashaka kubyegereza umutima cyane ngo tumenye impamvu ya Noheli, Noel cyangwa se Christmas mu Cyongereza. Gusa nanone ndabasaba kutabyegereza umutima cyane kugira ngo bitabahindurira ukwemera. Reka turebe amateka y'uyu munsi, ibitavugwaho rumwe, inkomoko ndetse n'ibyo abahanga bagiye bayivugaho guhera mu kinyejana cya 4 kugeza uyu munsi wa none. Mu kinyejana cya 4, umwami Constantine wahindutse umukristo yagize uruhare rukomeye mu kwemeza ko umunsi wa Noheli uhuzwa n'itariki ya 25 Ukuboza. Ibi byari bigamije kugarura abakristo bari barajyanywe n'imigenzo y'abapagani, ndetse no guhuza abakristo bashya n'abo mu mico itandukanye. Mu mwaka wa 325 Constantine yategetse ko umunsi wa Noheli wizihizwa ku itariki ya 25 Ukuboza nk'umunsi wo kwizihiza ivuka rya Yezu Kristo. Iyi tariki kandi yari isanzwe izwi mu bindi bintu nka Sol Invictus, umunsi wari uw'izuba ridashira. Ariko Constantine yifashishije iyi tariki kugira ngo ashyireho umunsi wo guha agaciro no guha Imana icyubahiro, amenyekanisha ivuka rya Yesu cyangwa Yezu Kristo. Uko umunsi mukuru wa Noheli waje gukomera cyane mu mihango ya gikristo, byaje kugera aho unizihizwa cyane mu isi yose, aho abantu basangiye ibyishimo byo kwibuka ivuka rya Yesu. Hari ibintu byinshi bisangirwa hagati ya Noheli ya gikristo n'ibirori bya gipagani. Igiti cya Noheli. Igiti cya Noheli gifite inkomoko mu Burayi bwo mu majyaruguru, aho mu migenzo y'abapagani bazanaga ibiti bitoshye mu nzu mu gihe cy'ubukonje nk'ikimenyetso cy'ubuzima n'ibyiringiro mu mezi akonje. Ibi byaje guhuzwa no kwizihiza Noheli, aho igiti cyahawe igisobanuro gishya mu myemerere y'abakristo. Hari kandi gutanga impano. Gutanga impano byakomotse ku birori bya Saturnaliya, aho abantu basangiraga impano nk'ikimenyetso cy'ibyishimo. Mu iyobokamana rya gikristo, ibi byahawe igisobanuro cya gikristo, aho bibutse impano zatanzwe n'abanyabwenge ku ivuka rya Yesu. Haza kandi indirimbo za Noheli. Indirimbo za Noheli nubwo zifite imizi mu myemerere ya gikristo, zafashe umwimerere wo gusangira umunezero w'ubuzima, aho ibirori bya Saturnaliya byaririmbwaga n'abanyamujyi mu mahimbano. Uyu munsi umaze guhinduka ishingiro ry'imibanire ya muntu, aho abanyamuryango bahura bakishimira gusangira ibyishimo by'umwaka. Noheli yagiye inagira uruhare runini mu guteza imbere umuryango by'umwihariko. Noheli ishyira imbere umuryango n'ubusabane hagati y'abantu. Yagiye inagira kandi uruhare runini mu guteza imbere ubukungu, amasoko n'ibikorwa by'ubucuruzi by'impano n'ibindi bikoresho byihariye by'umunsi wa Noheli bigira uruhare runini mu bukungu bw'isi. Yagize uruhare runini kandi mu guteza imbere amahirwe y'umwaka mushya. Umunsi wa Noheli ufatwa nk'ikimenyetso cyo gutangiza ubuzima bushya bwuzuye ibyiringiro n'amahoro. Nubwo Noheli yahuye n'imico itandukanye ya gipagani, ni umunsi ufite agaciro gakomeye cyane mu buzima bwa muntu. Ni umunsi wigisha urukundo, gusangira n'ibyishimo. Ku bakristo ni umunsi wo kwibuka agakiza no kwicisha bugufi, naho ku bandi ni igihe cyo guhuza abantu bose mu munezero. Uyu munsi utambutse imyemerere y'idini, ni igihe cyo kwishimira ubuzima, guha agaciro imibanire no kurushaho kunga ubumwe nk'abantu. Ku buryo bwihariye ugumya kuba ishingiro ry'amahoro n'urukundo ku isi yose. Tugarutse inyuma cyane,
ijambo noheli rikomoka ku ijambo ry'igifaransa noel, naryo ryakomotse mu kilatini natalis bivuze amavuka. Mu cyongereza noheli ikaba christmas. Mu cyongereza iri jambo ni inyunge aho rigizwe na christ na mass, rikomoka mu cyongereza cya kera christmas, nabyo biva mu cya kera cyane christes maes, ryakoreshejwe bwa mbere mu mwaka wa 1938. Naryo rikaba rikomoka mu kigereki n'ikilatini, aho christes bikomoka ku kigereki christos na maes rikava ku kilatini misa. Noheli abantu benshi bakunze kuyita cyangwa se kuyandika Xmas mu cyongereza. Impamvu nuko inyuguti ya X ari itangira ijambo ry'icyongereza Christ bivuga Kristo, bityo iyi nyuguti ya X igakoreshwa nk'impine y'ijambo Kristo mu kiromani, aho ryatangiye gukoreshwa muri ubwo buryo hagati mu kinyejana cya 16. Kuva icyo gihe Xmas yatangiye gukoreshwa nk'impine ya Christmas. Noheli ni umunsi mukuru w'abakristo wizihizwaga buri mwaka, ahaba hibukwa ivuka rya Yesu cyangwa Yesu Kristo wavukiye i Nazareti. Uyu munsi wa Noheli ukaba wizihizwa buri tariki ya 25 Ukuboza. Noheli yizihizwa nk'umunsi mukuru mu bihugu byose byo ku isi ndetse no mu bihugu bidatuwe n'abakristo. Mu bihugu bidatuwe n'abakristo uyu munsi wahajyanywe n'abakoloni ubwo bakolonizaga ibyo bihugu nko muri Hong Kong. Mu bihugu bindi bigira umubare muto w'abakristo naho ntibibuza ko umunsi wa Noheli uba ari konje. Igihugu nka Korea ahagaragara umubare muke w'abakristo usanga bizihiza Noheli ku buryo budasanzwe, kuko mu gihugu hose wasanga imitako y'uyu munsi. Ibihugu bitizihiza umunsi wa Noheli ni nk'igihugu cy'Ubushinwa havuyemo Hong Kong na Macau, Ubuyapani, Arabia Saudite, Algeria muri Afurika, Thailand, Nepal, Iran, Turukiya na Korea ya ruguru. None wakwibaza uti ese koko Yesu yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza? Mu binyejana byinshi bishize abanditsi b'abakristo bagiye bagaruka cyane kuri Noheli nk'itariki y'amavuko ya Yesu. Mu kinyejana cya 18 ariko abantu bamwe batangiye gutanga ibindi bitekerezo byabo ku bijyanye na Noheli. Isaac Newton yavuze ko umunsi wa Noheli watoranyijwe hagendewe ku bihe by'ubukonje bukabije, ubwo izuba riba rigaragara mu gihe cya mu gitondo bita winter solstice rirasa rishinze, igihe abaromani bitaga bruma kizihizwaga ku wa 25 Ukuboza. Mu mwaka wa 1743 umudage mu Protestant Paul Ernest Jablonski yavuze ko Noheli yashyizwe ku itariki ya 25 Ukuboza hagendewe kuyijyanisha n'umunsi w'izuba ku baromani Dies Natalis Solis Invicti, kandi ngo wari umunsi wa kiliziya. Mu mwaka wa 1889 Louis Duchesne yavuze ko umunsi wizihizwaho Noheli watoranyijwe habazwa amezi 9 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Bimwe mu bikunze kuranga Noheli nuko ahantu henshi uhasanga imitako ku munsi wa Noheli, ngo bikaba ari ibintu byo kuva kera mu mateka y'uyu munsi. Amabara akunda kwitabwaho abantu bataka kuri uyu munsi ni ibara ry'umutuku n'icyatsi kibisi. Andi mabara abantu bajya bakoresha n'umweru, silver n'ibara rijya gusa n'izahabu. Umutuku ngo ugaragaza amaraso ya Yesu yamenekeye ku musaraba. Icyatsi kibisi cyo kikavuga ubuzima bw'iteka. Igiti cya Noheli cyangwa se Christmas tree abantu bakunze gukoresha bataka kuri uyu munsi benshi bagifata nk'ihinduka ry'abapagani. Mu cyongereza ijambo Christmas tree ryatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 1835 rivuye mu Kidage. Igiti cya Noheli kandi gifite inkomoko mu Budage mu kinyejana cya 18, ariko benshi bavuga ko Martin Luther ari we watangiye kugikoresha mu kinyejana cya 16. Mu Bwongereza uyu muco w'igiti cya Noheli wahagejejwe bwa mbere n'umugabekazi Queen Charlotte, umugore wa George wa gatatu, ariko biza gushyirwamo ingufu n'igikomangoma Prince Albert mu gihe cy'ingoma ya Queen Victoria. Mu mwaka wa 1841 igiti cya Noheli cyari kimaze gukwirakwira mu Bwongereza hose. Mu 1841 kandi abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo batangiye gukoresha icyo giti cya Noheli. Habaho kandi indirimbo za Noheli zizwi kuba zaratangiye mu kinyejana cya 4 i Roma. Indirimbo nk'izo harimo iy'ikilatini izwi ku izina rya Veni Redemptor Gentium yanditswe na Ambrose, umukuru w'abasenyeri cyangwa se Archbishop wa Mira. Indi ni yitwa Coordinatus Expandantis yahimbwe n'umuhanzi w'Umwespanyol Prudentius muri 413. Ubu iracyaririmbwa mu nsengero nyinshi kugeza uyu munsi wa none. Uyu munsi kandi ntabwo ujya usigana n'impano nanone. Mu cyumweru kibanziriza Noheli habaho gutanga amakarita yo kwifuriza inshuti n'imiryango Noheli nziza. Kuri aya makarita haba handitseho ngo nkwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ubucuruzi bwa mbere bw'amakarita nk'aya bwatangijwe na Sir Henry Cole i Londres mu Bwongereza mu mwaka wa 1843. Aya makarita hari abariho ibigaragaza ivuka rya Yesu cyangwa se Yesu Kristo, nk'inyenyeri y'i Bethlehem, Star of Bethlehem, cyangwa se inuma y'umweru igaragaza umwuka wera n'amahoro ku isi. Kuri Noheli kandi hatangwa impano zinyuranye, bikaba bigaragara ko uyu munsi wa Noheli ari w'abantu batangaho impano nyinshi cyane.
Gutanga impano i Roma byakorwaga cyane mu bihe bya kera ku munsi wa Saturnaliya, umunsi wizihizwaga mu mpera z'Ukuboza, umunsi kandi usa naho wagize uruhare runini mu gushimangirwa Noheli. Gusa nanone amateka twereka ko abantu bataremeranywa ku itariki Yesu yavutseho. Nyamara ariko itariki y'ivuka rya Yesu ntizwi. Isezerano rishya muri Bibiliya ntabwo ryerekana itariki yavukiyeho. Ahagana muri 200 nyuma ya Yesu Kristo, Clement of Alexandria yanditse ko mu gihugu cya Misiri hari abizihizaga ivuka rya Yesu kwa 25 z'ukwezi Pashons. Iyi yari itariki ngo ijyanye n'iyo 20 Gicurasi. Tertullian ubwo ni mu myaka nka 220 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu nyandiko y'uyu Tertullian ntabwo yigeze agaragaza ko Noheli ari umunsi ukomeye wizihizwaga na Kiliziya Gatolika muri Afurika. Nyamara ariko mu gitabo Chronography cyasohotse muri 221, Sextus Julius Africanus yavuze ko Yesu yavutse kwa 25 Ukuboza. Gusa do Pascha Camptus, ingengabiho y'iminsi mikuru yashyizwe ahagaragara muri 243, yatangaga itariki ya 28 Werurwe kariyo y'amavuko ya Yesu cyangwa Yesu Kristo. Mu mwaka wa 245, umuhanga mu bya teolojiya Origen of Alexandria yagize ati, usanga abanyabyaha gusa, ubwo yavugaga Farawo na Herodi, ari bo bonyine bizihiza igihe bavukiye. Mu mwaka wa 303, umwanditsi w'umukristo Anobius yarwanyije cyane igitekerezo cyo kwizihiza ivuka ry'Imana cyangwa se ibigirwamana, ngo bikaba bigaragaza ko Noheli muri iki gihe yari itaratangira kwizihizwa. Uko biri kose ariko, nubwo abantu batahuriza ku itariki Yesu Kristo yavukiyeho, ikizwi cy'ingenzi nuko Noheli yibutsa abakristo ivuka rya Kristo. Noheli yatangiye kwizihizwa ku mugaragaro nk'umunsi w'idini mu kinyejana cya 4 nyuma y'uko umwami Constante ahindutse umukristo. Yashyizeho itegeko ryemeza ko ivuka rya Yesu Kristo rigomba kwizihizwa kwa 25 Ukuboza. Ibi byatumye kandi Noheli iba umunsi mukuru wemewe muri Kiliziya y'i Roma. Mu gihe cy'ubwami bw'abanyaburayi bwo hagati cyangwa se Middle Age, Noheli yari umunsi wizihizwaga cyane n'amasakaramentu, indirimbo n'ibirori. Abaturage benshi bari bakunze gukora ibirori by'umuryango mu minsi yaheraga hagati ya Noheli na Epifaniya cyangwa se itariki ya 6 Mutarama, bita iminsi 12 ya Noheli, 12 days of Christmas. Mu bihugu byinshi by'Uburayi, Noheli yakomoye byinshi ku migenzo y'abapagani nka Saturnaliya mu Baroma n'ibirori bya Yule by'Abavikingi. Iyi migenzo kandi yibandaga ku gusezera umwaka w'ubukonje no kwizihiza izuba risubiyeho. Mu bihe byo mu kinyejana cya 17, igihe Puritani mu Bwongereza bari bafite ijambo rikomeye, Noheli ntiyigeze yemerwa cyane kubera ko bayibonaga nk'umunsi ufite imizi ya gipagani. Nyamara mu gihe cy'ubwami bwa Charles wa gatatu, Noheli yongeye gusubira mu birori bikomeye by'imiryango. Mu kinyejana cya 19, Charles Dickens yanditse igitabo A Christmas Carol cyatanze isura nshya ya Noheli, cyashyize imbere ibyishimo, impuhwe no gutanga ku bakene. Iki gitabo kandi cyatumye Noheli ifata indi sura y'ibirori bishingiye ku muryango, aho abantu basangira ibyishimo n'impuhwe. Hari kandi umugabo witwa Santa Claus uzwi nka Papa Noheli cyangwa se Père Noël. Uyu afite imizi mu migenzo ya Saint Nicolas, umwungeri w'abakene mu kinyejana cya 4 muri Minor Asia, ariyo Turukiya y'ubu. Umuco wo gutanga impano mu izina rye waje guhinduka kimwe mu biranga Noheli mu Burayi no muri Amerika mu kinyejana cya 19. Indirimbo za Noheli nka Silent Night na Oh Holy Night zatangiye mu kinyejana cya 18 n'icya 19, zifasha mu gusakaza umunezero w'ivuka rya Yesu cyangwa se Yesu Kristo no guhuza abantu mu munezero wa Noheli. Noheli yagiye kandi ihinduka umunsi mukuru wa Kiliziya, ariko irenga imbibi z'idini ikaba umunsi mukuru w'isi yose. Mu bihugu bitandukanye yafashe isura idasanzwe igendanye n'umuco w'ahiri, nk'ibiti bya Noheli mu Burayi, indabyo za poinsettia muri Amerika y'Epfo, n'ibiryo byihariye muri Afurika. Reka aya mateka y'uyu munsi nyasoriza, nawe ubaye ufite ibindi uziho wabidusangiza mu gice cya comment. Gukora subscribe kandi no gusangiza inshuti n'abavandimwe ibiganiro byacu birakomeza kuba inkunga ya zahabu kuri twe. Ngende mugira bangati kuba yizihiza, mukomeze mugire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.